ziriya za Gishyita se nimuzizi, hasigaye ingerere, bageze Bisesero baratsemba, ku mubuga muri kiliziya yaho n'agahoma munwa. Kimwe n'ahandi mu gihugu mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi 1994, Bisesero nayo yaribasiwe. Ni agace ubusanzwe kagizwe n'imisozi miremire ndetse n'amashyamba. Umusozi wa Muyira ufite amateka akomeye cyane ku banyabisesero kuko bafashije gusubiza inyuma ibitero by'interahamwe byabateraga. Mu gihe cya jenoside, Gasima Narcisse yari afite imyaka 24. Ese kuki abanyabisesero bahisemo kwisunga umusozi wa Muyira? Tubona ko dukomeza kubiyo hasi nta nama tuzaduhana ngo ishoboke. Turazamuka n'abagore n'abana n'amatungo tujya guterana ku Muyira. Impamvu twahaje buriya iyo hari ubukontorora hose, twasubiraga ku masambu tujya kureba ibidutunga byari bitararangira, tukongera tugataha hariya. Twabaga duhari tukamenya ko tugabanganya ibitero, tukamenya naho biturutse, nuko twageze ku musozi wa Muyira. Iminsi ya mbere ya jenoside abanyabisesero bashoboye gusubiza inyuma ibitero by'interahamwe kubera ko bari barahungiye ku musozi wa Muyira. Ibi bigatuma ibitero biza bibasanga babona aho bituruka. Interahamwe zimaze kuza mu matariki y'ukwezi kwa hagati mu kwa gatanu, bamaze kutumanura ku musozi twawuzagaho kubera ko twari tugifite imbaraga zo kuharwanira. Bamaze kuhatuvana ubwo twatangiye kujya twirukanka, ikagenda igice kimwe cyagenda 100 akagaruka 50, hagiye 1000 hakagaruka 200, gutyo ku minsi yacumaga niko twagendaga dushira. Hano ibirindiro byaho byasenyutse kweza ku matariki 15. Baturukaga hari ahantu hirya hariya twahagararaga tukaharyama, bagaturuka hakurya hariya tubareba, baza tugahura mu kabande. Ko twabona nta kundi byarangiye ibyacu tugafa kwicanga tukivanga tukarwana. Abarokokeye mu Bisesero bavuga ko batari biteguye kurwana uru rugamba, ari nayo mpamvu nta zindi ntwaro zidasanzwe bari bafite. Ibi bigatuma ibitero byitwaje imbunda bibasha kubaganza. Intwaro yari ikomeye yari amabuye, nkuko Felician wari ufite imyaka 13 wafatanyaga n'abagore, abakobwa n'abana kwegeranya amabuye yo guhangana n'ibitero abisobanura. Igihe turi gutoragura amabuye kubera habaga hari abagore benshi, hari abana benshi, twebwe mu rugero rwacu twumvaga ari ishema. Twayazanaga mu mipira, twafataga imipira tukagira gutya, ugafata umupira ugahina ukarundamwe amabuye ayo ushobora yo wumva agiyemo, ubwo kazu yatwaye urya ukagenda, wagera aho yarunda nyine ukagenda ukayasuka ukayarunda. Uyu musozi wa Muyira mu gace ka Bisesero wafashije cyane abari bahahungiye mu gihe cya jenoside yakorwaga abatutsi mu 1994, kuko abari bahari babashije kujya bakusanya amabuye hirya no hino mu bice bigize uyu musozi, cyane cyane ko witegeye cyangwa wirengeye cyane, bigatuma abari bahungiye ahangaha babasha gusubiza inyuma ibitero by'interahamwe byari bibagose biturutse hirya no hino, bityo babasha kwirwanaho. Uko iminsi yicumaga niko ibintu byarushagaho gukomerera abanyabisesero bari bahungiye ku musozi wa Muyira, kuko ariko ibitero byarushagaho kwiyongera bitewe nuko abanyabisesero bakomeje kwirwanaho. Ibitero byahinduye isura, bizamo imbunda. Muzehengoga Nason avuga ko ibitero by'imbunda byabashegeshe, nubwo abenshi barashwe bitabujije ko abanyabisesero bakora uko bashoboye bakaka uwabarasaga imbunda ye. Yari ari kurasa nyine yiyemeje kurasana ateve gushagize arasa kumanuka arasa hagwa abantu benshi cyane. Noneho ubwo bamwe nibo bakatanye hirya hariya baraza bamufatiye bamufata agiye kumva bamfashe mu ijosi rugo nuko twari mwatsi birarangira, ariko nta cyatuma rero ko ntabwo twe tuzi kurasa. Umusozi wa Muyira wafashije abanyabisesero kwirwanaho kubera imiterere yawo. Kuri ubu hubatswe urwibutso ku wundi musozi biteganye, n'urwibutso rushyinguyemo abasaga 50 biciwe mu Bisesero, bigizwe n'ibyumba 9 bishushanya umubare wa makomune yari agize prefegitura ya Kibuye. Hari kandi ibimenyetso bigaragaza intwaro zifashijwe n'abanyabisesero birwanagaho mu gusubiza inyuma ibitero by'ababahigaga. Gasima Narcisse avuga ko gushyingura be byamufashije kuruhuka nubwo hari bamwe atarabasha kubona. Nabanje kutabyakira neza kimwe n'abandi bagenzi banjye bamwe, ndetse urebye muri rusange twabanje kwibaza icyo umuntu bivuze kikatuyobera. Akenshi tukumva ko ari ukongera kudushinyagurira, kwerekana imibiri y'abantu bacu bishwe. Twatuzi ko bashyinguye birangiye byaba ari byo, ariko uko imyumvire yagiye ihinduka twasanze ari ibintu bifite agaciro, kuko bituma tutibagirwa amateka ngo twiyare twumve ko turi abantu
batagira inkomoko cyangwa bakomoka mu byiza gusa. Nyuma yo kurokoka, Gasimba akora imirimo isanzwe y'ubuhinzi n'ubucuruzi buciriritse. Abana 6 bavukanye, yarokokanye na mushiki umwe gusa. Gasimba yagize amahirwe kandi yo kurokokana n'uwo bendaga kurushingana, bahita babana batyo, bahitamo kubyara abana 6 kugira ngo yiyibutse abari bagize umuryango we. Uko twasigaye turi 2. Ndetse numvaga no mu ntekerezo zanjye, kubera ko nabonaga ubwo nari ndokokanye fiance, numvaga byose bishoboka, numvaga nanjye nzabyara 6 nkabona kurekera aho ngaho. Za kugira ibyago, umwe arapfa hasigara 5. Hari icyo nari natekerejeho kubera iyo mpamvu. Njye niyibutsa famiye nakomokaga mu Kanganaga. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Karongi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukashema Rosel avuga ko ubwitanye no kwirwanaho kw'abanyabisesero bikwiye kubera abanyarwanda bose isomo rikomeye ryo gukorera hamwe. Ibyo rero ni igikorwa kigaragara gukorera hamwe, gufashanya, imbaraga zabyo, kuko abo n'abapfuye bapfuye kubera iriya zone turquoise yaje kabashuka yuko igiye kubakiza nyuma bikarangira bapfuye. Iyo urebye hanini rwose ubutwari bwabo n'ubutwari twifuza yuko buri munyarwanda wese ni bwa bumwe bugenda bubaranga ko buri wese bwamuranga. Urugendo rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Bisesero no kwirwanaho kwabo, abaharokokeye bashimangira ko ingabo z'Ubufaransa zaje kubareba zibizeza ubufasha mu cyitwaga zone turquoise, bavaho bari bihishe, nyamara nyuma yuko zisubiyeyo haje ibitero bikomeye birabibasira bituma harokoka bake cyane. Jean Claude Mutuyeyezu mu Bisesero mu karere ka Karongi.